ni muri make bigufasha iki kuba uri gukorana na Fisi muri ubu buzima bwa sinema? Bigufasha iki mu buzima bwawe busanzwe no mu bwa sinema? Bon, ikintu cya mbere bimfasha urabona, iyo umuntu agitangira kuzamuka yari mu bijyanye na filime, mu bijyanye n'akazi runaka kagiye gatandukanye. So, iyo ugize amahirwe ugahura na wa wundi wazamutse mbere yawe, biragupuruvinga ugatuma uzamuka vuba, Yego. nyine ukabona iyo support byihuse, atari kwa kundi wowe wizamura ubwawe ku giti cyawe, kuko umuti umwe ntabwo wigira inama, ndakeka niko babivuga cyane, umutwe umwe ugira inama yo gusara. rero iyo ubonye umuntu ugufasha muri ibyo, umuntu umusapotingana, mufashanya ibiki, nyine bituma uzamuka vuba vuba. Nicyo kintu cya mbere cyabimfashijemo. Ni ukuvuga ngo kuba uri kumwe na Fisi biri kugufasha kwihutisha kariyeri yawe, irimo irazamuka, uri kubona ko nawe hari ikintu kiri kwiyongeraho ku byo wari usanzwe uzi n'uburyo wari umeze mbere y'uko muhura. Ibihe byiza ku bakunzi ba Kigali News TV, murabibona nk'uko mubibona imbere yacu, tukaba turi kumwe n'uwo bita Fisi, akaba agiye kuintroducinga uwo bita umuntu muri ku ruhande. Ngiye kumuvuga nk'aho ari ngiye umwintroducinga. Fisi, umeze gute? Ibintu ni wanene. Ibintu ni neza Cyane. Watubwira umutambukanye tubona ukwicaye ku ruhande? Umutambukanye ni umukobwa wanjye mwiza. Aha. Ndamwemera nyine, ni mushiki wanjye. Turi gukorana filimi nshyashya nziza, abantu bazayireba kuri Kigali News TV. Aha. Yatangira yibwira abadukurikirana. Cyane. Murakoze cyane nanjye kunyakira kuri Kigali News TV. Amazina yanjye ni Queen, akaba naryo zina n'ubundi nsanzwe nkoresha muri movie muzabona mu minsi iri imbere. Nkaba nyine n'ubundi nk'uko mubibona nicaranye na Fisi, musaza wanjye nyine dukundana cyane. Ibibazo byacu tubikomereje kuri Queen, umaze igihe kingana iki ukina filime? Gukina filime ntabwo ari igihe kirekire. Ntabwo ari igihe kirekire, ndumva igihe natangiriye kuyikina ari mu kwezi kwa gatandatu. Okay, ukaba gukorana na Fisi, kuba muri kumwe, urabona n'ubu ngubu mumaranye iminsi, maze iminsi ngiye mbabonana. Basa nk'ukegeza hasi. Maze iminsi ngiye mbabonana, ni ikihe kintu byakongereye? Ni muri make bigufasha iki kuba uri gukorana na Fisi muri ubu buzima bwa sinema? Bigufasha iki mu buzima bwawe busanzwe no mu bwa sinema? Bon, ikintu cya mbere bimfasha urabona, iyo umuntu agitangira kuzamuka yari mu bijyanye na filime, mu bijyanye n'akazi runaka kagiye gatandukanye. So, iyo ugize amahirwe ugahura na wa wundi wazamutse mbere yawe, biragupuruvinga ugatuma uzamuka vuba, nyine ukabona iyo support byihuse, atari kwa kundi wowe wizamura ubwawe ku giti cyawe, kuko umuti umwe ntabwo wigira inama, ndakeka niko babivuga cyane, umutwe umwe ugira inama yo gusara. rero iyo ubonye umuntu ugufasha muri ibyo, umuntu umusapotingana, mufashanya ibiki, nyine bituma uzamuka vuba vuba. Nicyo kintu cya mbere cyabimfashijemo. Ni ukuvuga ngo kuba uri kumwe na Fisi biri kugufasha kwihutisha kariyeri yawe, irimo irazamuka, uri kubona ko nawe hari ikintu kiri kwiyongeraho ku byo wari usanzwe uzi n'uburyo wari umeze mbere y'uko muhura. Yego. Hanyuma se ku buryo ukaba ufite ibindi bintu usanzwe ukora ku ruhande, cyangwa nawe ukunda sinema nibwo buzima bwawe? Oya, nkunda sinema, ibindi byo wenda nzabitekerezaho mbikore nyuma, ariko kuri ubu ngubu ni sinema gusa ndi kwitaho, ibindi bizaba bizanye. Ni byiza cyane. Sasa ikibazo cyacu gikurikira kigiye kuri Fisi. Fisi, urabona abantu bashyashya barimo baragenda bakunda ibintu bitewe n'ukuntu mwagiye mubikora kera, bitewe n'ukuntu babona ibintu bigenda bibabyarira n'inyungu mu buryo bugaragara no mu bindi. Wowe ni nk'ikihe kintu wabwira abantu, abanyarwanda, urubyiruko, abakunzi ba sinema, abantu babikunda ariko batarabona uburyo bwo kubigeramo, babona ko bigoye, bakibona ko ibyo bintu bigoye? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu nakibwira urubyiruko ni uko gukina filimi ni ibintu byiza, birabafasha, kandi harimo n'udufaranga duke ariko turimo, kandi bituma uhura n'abantu mukamenyana, urumva. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira abakobwa, abahungu, abamama, abapapa, abantu bose nyine baze bakine filime, ariko abana b'urubyiruko babanze bige, barangije amashuri babone kuza muri ibi bintu, nibura warangije 6e secondaire, kugira ngo ubu unajijutse mu mutwe utarinjije, kuko
iyo ukoranye ikintu ubujiji nyine ugumya uri injiji, ariko iyo ugikoranye ubujijuke urajijuka nyine muri cyo nabwo ugakomeza ukajijuka. Ubwo rero ni muri urwo rwego nababwira bati baze nyine twakitinge dukine amafilimi agiye atandukanye, kubera ko ibi bintu ni byiza cyane pe. Kandi urumva twebwe nkanjye mbimazemo imyaka hafi 20, urumva hari ibyo biba byarangejejeho gituma ntabivamo, noneho hakaba n'urukundo. Nk'uyu nguyu namushishikariza kubigira urukundo mbere na mbere, ntarebe inyungu birimo ngo abe ariyo yihutira ijya imbere, abanza ahubwo abikunde, noneho inyungu zizagenda zizana gake gake. Kandi ikindi yakitinge neza ku buryo n'undi muntu uwo ari we wese yamukenera, yamubona akamukunda, akamuzana muri filimi yiwe. Buriya hari igihe wakitinga nabi uzi ngo uri guhima nyiri filimi, kandi mu by'ukuri amaso aba kureba bari menshi, wowe uri kwihima, uri no kwica akazi kawe. Kandi wa muntu yakubonye uri kwakitinga neza rwose bituma rwose n'abandi bagukenera. Hanyuma n'ubutaha wenda tuvuge n'urugero, ngewe nshobora kuba naratangiranye n'uyu ndi kumwigisha, ariko undi muntu umukeneye ku ruhande nkahita mbwira uyu nguyu ati uwo muntu naguha amafaranga runaka, azaguha amafaranga runaka ku kwezi cyangwa se ku munsi, urukumva. Hanyuma urumva biraba bitandukanye no kuba wagira gute wavuga ngo mbishemo nkurikiye amafaranga cyangwa n'iki. Amafaranga ni meza kubera ko guta umwanya wawe nta mafaranga nanone ubona, nabyo ntabwo ari byiza. Ariko rero dukunde nyine sinema kandi tuyishimire. Hanyuma bamwe muri twebwe batari babishaka cyangwa se babikunze batari baze dukore. Ngewe nimero yanjye ni 0788991179 ku muntu ushaka wese gukina filimi, ni karibu rwose. Hanyuma n'umuntu witwa Jessizo wa Mipangu Icyogere mu Nkuba, uwo bita Gasuku, nawe afite filimi nyinshi cyane arimo arakora, wamuhamagara Gasuku akagufasha ukinjira mu mwuga wa sinema, kubera ko barimo barakora filimi buri munsi. Urukumva rero ahantu ugomba gukina ni henshi cyane, ni muze nyine ni karibu. Fisi, uvuze ko umaze imyaka 20 irenga muri sinema nyarwanda. Waba waratangiye gukina nka filime ryari? Waba waratangiye gukina filime nyarwanda ryari? Cyane natangiye muri 2000, natangiye nkina filimi za jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma nzivamo ninjira muri filimi nakinanye n'abandi bantu nyine ba Kacyiru. Iyo filimi yari filimi nyine yari itugoye, turayikora, dukora part 1 na part 2. Tumaze kuyikora iyo filimi umugore ayifata ijya kuyigurisha mu Bufaransa, ariko yashyizeho subtitle y'inuza y'Igifaransa, arayigurisha. nubwo twiye tuyibona ntago byigeze binca intege, nk'umuntu wari uzi icyo nshaka narakomeje ibi bintu ndabikora. Ariko mu by'ukuri ubu ngubu byamfashije nyine kugira gufunguka mu mutwe no kumenya icyo nshaka. Urumva rero byaranshimishije kuko ndabikunda bino bintu nkora. Urumva ngewe nakomeje kukubonana n'uyu mukobwa rero bwa mbere mbaza no kugira nti se uyu ni washeri wa Fisi amaze igihe atubwira, kuko ntabwo ari we, uyu nguyu ni mushiki wanjye, ariko sheri wanjye nawe arahari, nzamubereka. Ofete wanavuze ko ari fiance, ko atakiri no ku rwego rwa sheri, ko umaze kumwapgradinga. Nzamubereka rwose, ntimugire ikibazo. Nese ufite fiance ko utigeze utera ivi ngo tubibone, cyangwa mwebwe mwahinduye title y'ibintu byanyu, muravuga muti ndakwimuye uvuye kuri sheri ugiye kuri fiance? Ngo gute? No kuvuga ngo uwo musheri wawe tutaranabona, kuko ugomba no kumwereka abanyarwanda bakamubona Fisi. Urumva rero Fisi, ikintu nakubazaga, uzagera utera ivi cyangwa waramwapgradinze byararangiye ni fiance? Icyo dusigaje nsigaje gutera ivi. Oya, uyu ni mushiki wanjye. Nsigaje gutera ivi. Hanyuma uretse gato ari mushiki wanjye ugabaye mushiki. Oya, nubango twese ni mushiki wacu. None se Njuga yitwa Fisi. Rero sibyo kuba mwagenda mutubona, ushobora no gusanga mvukana na Njuga. Rero sibyo ngibyo wabimenye. Hari igihe kizageraho nyine ngatera ivi, hanyuma nka proposa, nkashaka umugore.
Fisi rero urakoze cyane, ni ukuvuga ngo aka kaganiro gato tugiranye nashakaga numvaga ni nk'ikihe kintu dusoza ikiganiro wabwira abanyarwanda ndetse na Queen nawe numva nahera kuri Queen akagira icyo abwira abanyarwanda, icyo abwira urungano rwe, icyo abwira ndetse n'abandi bantu bakunda sinema nawe muri rusange, akagira icyo ababwira dusoza ikiganiro, hanyuma nawe ukagira icyo ubabwira. Nta kibazo. Murakoze cyane. Ikintu nabwira cyane cyane abanyarwanda n'abanyarwandakazi, mukunde umurimo, mukunde gukora. Abantu bakunda ibintu byo kwakitinga, gukina amafilime, cyane cyane bariya bahereye ku mashuri, ku bigo byabo nyine bakina amateatire bagira gute, iriya ni impano umuntu aba afite muri we, so mwahera aho ngaho muzamuka mugakomeza, mugahamagara ba Fisi akabafasha, Kasuku nawe arahari ku bwanyu nawe yabafasha, so mushishikare nyine mubikunde cyane, ni ibintu byiza, ni ibintu nanjye nasanze ari byiza cyane. Mwaba mugize neza nyine muri make muje mukaza mukatugana. Urakoze cyane Queen. Fisi nawe dusoza wagira icyo ubwira abanyarwanda? Dusoza ndashimira abanyarwanda, ndabizi neza yuko badukunda kandi natwe turabakunda. Imana ibahe umugisha, mukomeze mukore subscribe kuri Isine TV cyangwa se no kuri Kigali News TV. Imana ibamere umugisha. Nimero yanjye nayibabwiye. Murakoze cyane. Urakoze cyane Fisi. Ikindi kintu nababwira nuko mfite Instagram yitwa Fisi TV, mugende mu following. Hanyuma mfite n'urubuga rwa TikTok narwo barwita Fisi TV, naho mugende mu following. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha.